Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku byiza nta kwizera wenyine. Icyampa ukanyikorerera amaganya yanjye yose, Yesu nkaturiza Uwiteka. Amenya yuko byose abitegekesha neza n'ubwenge burutaho. Amenya yuko ibyanjye byose neza n'ubwenge burutaho. Ubitegekeshwa neza n'ubwenge burutaho. Kenshi ntinyiriweho nagari ku mutima nabigize kwizera guke. Kenshi nagari ku mutima nabigize kwizera guke. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza nta kwizera wenyine. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi nta kwizera wenyine. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi nta kwizera wenyine.
Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku byiza nta kwizera wenyine nta kwizera Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku byiza nta kwizera nta kwizera Nashimye cyane nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo mumeze muti muraho neza yitwa Gad Iransubije nk'ibisanzwe nongeye kunezerwa umutima wanjye kubw'uyu munsi Imana iduhaye kugira ngo twongere tunezerwe kandi nkunze kubivuga cyane ko ikintu gikomeye cyane impano ikomeye ibaho umuntu ushaka kugura amafaranga ayo yose naho yaba atunze angana ate ari ubuzima ibintu byose rero tubikora ko twahawe impano yo kubaho kuko twahawe impano y'ubuzima nshimiye Imana rero yuko yongeye kuduha impano ikomeye yo kubaho niyo mpamvu turi hano niyo mpamvu turi kuririmba niyo mpamvu tugiye kuganira ijambo ry'Imana no kubera iyi mpano ikomeye Imana yaduhaye Imana nishimye cyane amahoro ya Kristo rero nakomeza asabe mu mitima yanyu ndabasuhuje kandi Imana ikaze muri iki kiganiro twatangiye turirimba turakomeje no kugira ngo tuganire gatoya ku ijambo ry'Imana kandi tuze kongera kandi dusoze turirimba gatoya ndizera ko mumeze neza
bizera ko mushikamye mu buntu bw'Imana kandi Kristo akomeje gukora imirimo n'ibitangaza, ndetse ndumva nizeye ntashidikanya ko n'ibyabanje nabyo ibiganiro byabanje hari icyo byakoze mu buzima bwanyu, ndetse kandi ngewe ku rwanjye ruhande byaranyubatse rwose. Nishimye cyane rero umunsi wa none rero naje numva nifuza ko tuganira ku kintu cyitwa amarangamutima cyangwa se gusesa amarangamutima ariko imbere y'Imana. Amarangamutima nyine ni ikintu gikomeye kuko njye mbona harimo ishingiro ry'ubuzima, kuko iyo amarangamutima atameze neza n'ibindi bice by'umubiri byose nyine bigira ingaruka, bihura n'ingaruka z'uko amarangamutima atameze neza. Rero hari igihe amarangamutima yawe uba wumva ari ukuntu ushaka kuyasuka cyangwa se kuyasesa, ariko ukumva nta muntu ufite wo kubibwira. Ibyo ngibyo bijya bibaho, ukareba mu bantu bose bagukikije ukabona nta muntu wumva wafungukiye umutima ngo umubwire uko bimeze, byaba ibyishimo se cyangwa byaba negative y'ibyishimo, itandukaniro ry'ibyishimo. Amarangamutima rero iyo aseshejwe nk'uko ari, bituma nyine umuntu arushaho kumera neza. Amarangamutima cyane cyane ay'umubabaro n'ay'agahinda, iyo aseshejwe bituma umuntu akira ibikomere, ko uko ugenda urushaho kubivuga ubiganira niko urushaho no kugenda ukira. Umunsi rero wa none naje ngira ngo twibukiranye ko Imana Data ari papa wacu, ni umubyeyi mwiza udukunda, kandi nta mubyeyi ubaho wakwifuza ko abana be bajya kure, ahubwo umubyeyi aba yifuza ko abana be bamuba hafi, bamufungukira bakamubwira ibyo bakennye, bakamubwira uko biyumva, mbese kugira ngo mu bushobozi bwe afite abashe kubafasha. Nagira ngo twibukiranye iki ngiki ko Imana turi kuvuga ni umuremyi wa byose, he is the creator, niwe waremye byose uhereye ku isanzure ndetse n'ibyicaye mu isanzure. Ikindi gikomeye ni uko hejuru yo kurema isanzure n'ibiri mu isanzure yaremye umuntu, kandi umuntu amurema ko ibyo ngibyo bindi byose byaremwe kubw'umuntu. Rero ni byiza cyane ko amarangamutima yacu tuyasesa imbere y'Imana uko ari. Biratangaje cyane, ushobora kwibaza ngo ni gute se tugomba gusesa amarangamutima imbere y'Imana kandi bizi ituzi neza, nk'uko nayimaze kuvuga mu kanya. Dawidi we yarabyitegereje avuga ngo n'ijambo ritara ku rurimi rwacu aba yamaze kurimenya. Kandi usibye no kuba azi n'ijambo, yaratumenye mbere y'uko tunavuka, mbere y'uko tugaragara hano ku isi twari turiho mu bitekerezo byayo. Ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki se dukwiriye gusesa amarangamutima imbere y'Imana? Amarangamutima nyine nk'uko natangiye mbivuga ni ubuzima. Nta muntu ubaho udafite amarangamutima. Amarangamutima buri wese arayaremanywe, kandi amarangamutima iyo afite ikibazo umubiri wose nyine ugerwaho n'ingaruka z'uko amarangamutima afite ikibazo. Iyo rero amarangamutima atabonye uko avurwa cyangwa se atavuwe ngo akire, bivamo ingaruka nyinshi. Mujya mwumva ibyo bita agahinda gakabije. Urumva amarangamutima yaragize ikibazo akananirwa kuvurwa, akagira agahinda gakabije, kandi ngo kagera n'aho kakwica, umuntu agapfa kubera agahinda gakabije. Hari n'udapfa yishwe n'agahinda gakabije akajya kwiyahura bitewe n'ako gahinda. Rero n'ibyishimo byinshi nabyo hari igihe biteza ibibazo, cyane cyane iyo ugiye gukora ureba ufite nk'inkuru, ufite nk'ibyishimo, ufite nk'ikintu kikunejeje mu mutima, buri muntu wese aba yumva nyine yagisangiza abandi, aba yumva yakivuga, kuko nyine ibyishimo byaba byinshi. Tekereza rero iyo ufite ibyishimo ukabura umuntu n'umwe wabibwira, ukumva nyine nta muntu n'umwe ukeneye no kukumva, nta kwitayeho. Rero ni byiza ko amarangamutima yacu tuyasangiza Imana, kuko n'indi Mana dushobora kuyiza imbere turimo turayisenga tuyisaba, cyangwa se turimo turayibwira Imana bimeze gutya. Uko niko gusesa amarangamutima, uko wiyumva. Hari ibikugoye, hari ibikunanije, ubwira umuremyi wawe. Hari ibikunejeje, hari success wagezeho, nabwo ubwira umuremyi wawe. Ahora yiteguye buri gihe kutwumva, arahari ku bwacu. Nta na rimwe Imana ijya yinubira kumva umuntu yaremye. Rero ahubwo ni twebwe twirimita tukavuga ati kubera yuko most of the time hari igihe bitewe n'aho umuntu yigishijwe cyangwa se nuko yamenye Imana, hari igihe umuntu aba azi ko Imana itegerwa, hari igihe umuntu aba azi ko Imana itinyitse, atayibwira, nko kuza nkabwira Imana nkabwira Imana ndanezerewe,
ndanezerewe cyane noneho nkayibwira nyine ikintu kinejeje rimwe na rimwe gishobora kuba gisekeje hari igihe umuntu ashobora kumva akavuga ngo ngo imwe ntabwo nabibwira Imana ariko se nitabibwira Imana nurabibwira umuntu niwe wumva ko wabyakira ariko icyo navuga cyo nuko Imana nta na rimwe ijya iheza abantu yaremye buri gihe amarembo yayo arafunguye bigariho riteza amaboko ibikeneye ko tuyisanga tukaganira nayo tukayibwira uko twiyumva kandi natwe tukayitega amatwi tukayumva kandi ntabwo ari ukwibwira gusa kuko nayo ibikeneye kugira ngo tubwire ituganirize buri munsi muri uko yaduhaye kubaho ibifite haba hari impamvu yatumye tubaho rero twegere Imana tuyibwire uko twiyumva niba ufite agahinda ugende imbere y'Imana uyibwire amarira niwumva aje uyareke rwose ashoke kubera yuko uko ako gahinda gawe uri kukabwira Imana uko urimo urarira birimo biragenda bisohora iyo myanda yo mu marangamutima bikaza gutuma kandi ukira bikazatuma umera neza rero twegere Imana tuyibwire amarangamutima yacu yiteguye kutwumva kandi yiteguye kutugirira neza ni ukuri rwose Imana yacu ibaho umugisha rero mbere yuko kandi none dusoza uyu munsi wa none reka twongere turirimbaneho gato kuri iyi korasi ubundi dukomeze twegera Imana kurutaho aho kugira ngo ahubwo Imana ko tuyegere kurutaho bizatugirira umumaro kuko iradukunda natwe rero twenjoyinge tubeho mu rukundo turwumve kuko twararuhawe arishimye cyane